twavuyeho dute? Umva uko yatangiye: ni mu nkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data, data azabaha undi mufasha, niwe mwuka w'ukuri. Niwe mwuka w'ukuri. Niwe mwuka w'iki? Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Ntibishoboka kwa bisi bagenza bate. Ahangaha muhagira ibanga rikomeye cyane. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Iri bibanga ku mukirisitu bahanga. Babandi bakubwira ngo hari ibyo beretswe, umwuka mbwiye ngo, umwuka arabinyeretse, arambishuriye, ndakurahiye, ntigishoboka, ntigishoboka, ntigishoboka. Umuntu wese udahagaze muri ubuzima bw'amategeko y'Imana ntashobora guhabwa mwuka wera nk'ingabire ye ngo amuyobore. Cyakora mwuka w'Imana yanyura mu byanditswe agatoteza umutima we. Icyo ndacyemera. Ntashobora kuba ingabire ikorera muri we ngo akoreshe, ayikoreshe kandi itarahindura ubugingo bwe. Ntabwo bishoboka. Icyo cyo ntigishoboka. Ubivuga niwe nyirabyo. Ntibishoboka ko abisi bagenza bate bamuhabwa. Ikiranga abisi ni ikihe? Nuko batitondera amategeko y'Imana. Twavuyeho dute? Umva uko yatangiye: ni mu nkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data, data azabaha undi mufasha, niwe mwuka w'ukuri. Niwe mwuka w'ukuri. Niwe mwuka w'iki? Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Ntibishoboka kwa bisi bagenza bate. Ahangaha muhagira ibanga rikomeye cyane. Ntibishoboka kwa bisi bamuhabwa. Iri bibanga ku mukirisitu bahanga. Babandi bakubwira ngo hari ibyo beretswe, umwuka mbwiye ngo, umwuka arabinyeretse, arambishuriye, ndakurahiye, ntigishoboka, ntigishoboka, ntigishoboka. Umuntu wese udahagaze muri ubuzima bw'amategeko y'Imana ntashobora guhabwa mwuka wera nk'ingabire ye ngo amuyobore. Cyakora mwuka w'Imana yanyura mu byanditswe agatoteza umutima we. Icyo ndacyemera. Ntashobora kuba ingabire ikorera muri we ngo akoreshe, ayikoreshe kandi itarahindura ubugingo bwe. Ntabwo bishoboka. Icyo cyo ntigishoboka. Ubivuga niwe nyirabyo. Ntibishoboka ko abisi bagenza bate bamuhabwa. Ikiranga abisi ni ikihe? Nuko batitondera amategeko y'Imana. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Isomo yacu rero arakomeje kuri mugoroba. Inde wanyibutsa isomo twari dufite ejo? Ejo twize ngo iki? Inda n'amaboko. Amaboko n'inda. Babanje inda. Niko babanje inda, amaboko azinyuma. Ahubwo twabanje iki? Ubwo rero isomo ryitwa amaboko n'inda. Ariko inda ni umukapita. Inda niyo iyobora amaboko ngo koranije. Inda y'umukozi niyo imutera gukora. Hanyuma kandi akanwa no gukora mwaka. Twashimye Imana ko yaduhaye kuba abakozi. Burya ejo twize umurimo n'isabato. Bize umurimo n'isabato uko gukora bizahoraho nabyo no mu isi nshya. Aho tuzasohorera kera tugezeyo mu Misiri imbere. Aho tuzakora. Yo mpamvu hamunebwe uzabona ubugingo buhoraho. Ibyo ntibishoboka. Ninde wanyibutsa isomo tugiye kwiga ubu? Dufite irihe? Wiki? Muri imfura cyane.
ubwiza bw'amategeko. Iyo tuvuze amategeko tuba tuvuze amategeko rusange, amategeko, ubutegetsi, abategetsi. Amategeko niyo atuma ubutegetsi n'abategetsi bigira agaciro. Ubutegetsi utagira amategeko ntagira agaciro, ahabwa agaciro n'amategeko. Twese uko turiho mu rwego rw'amategeko, tugengwa n'amategeko, tubaho mu rwego rw'amategeko. Ubuzima turimo bwose burimo amategeko, nta hantu na hamwe ushobora gusanga hatari amategeko. Isi yacu ibayeho kubera amategeko, no kuba twicaye hano bishingiye ku mategeko, kandi n'iteraniro ryicaye mu rwego rwategetswe hano. Arega hari n'amategeko yishiraho, hari amategeko iyo abantu bahuye aho bahurira hose, hari amategeko yishiraho akabagenga kugira ngo babashe kugubwa neza, nuko barabafite amategeko abagenga. Hari amategeko agenga ibihugu byose ku isi, hari aho bahurira ku itegeko rimwe runaka, andi akagenda anyurana gake gake batewe n'imico yabo, ariko mu by'ukuri nta gihugu kitagira amategeko na kimwe. Amategeko atuma ibihugu bimenya aho bigarukira, amategeko atuma abaturage b'ibyo bihugu bamenya uko bitwara. Igihugu rero kitagira amategeko nta buzima kiba gifite. Naratangaye, nageze no mu igororero, ntabwo bakivuga gereza. Gereza ni Ikinyarwanda se? Ubundi gereza ni Ikinyarwanda? Gereza, gerezani, gerezani ni Igiswahili. Abanyarwanda banze gukomeza gukoresha Igiswahili, bakoresha igororero. Nageze no mu igororero, burya mu igororero harimo amategeko agenga abisha amategeko. Abisha amategeko barafungwa, bagera muri gororero bagasangamo amategeko agenga abagororwa. Burya itegeko nta hantu ritagera keretse mu gituro honyine. No kwa muganga hariya hariho amategeko agenga abarwayi n'agenga abarwaza. Hano mu bigo by'amashuri harimo amategeko agenga abanyeshuri, abigisha, abatetsi. Umuntu uri mu icyo kigo wese afite amategeko. Hari amategeko y'ubucuruzi, hari amategeko y'ubuhinzi, hari amategeko y'ubworozi, hari amategeko agenga imibereho y'abantu n'abandi, hari amategeko agenga imihanda, ntabwo ari agenga ibibuga by'indege. Amategeko agenga ibibuga by'indege ntabwo ari agenga imihanda yo mu mato mu nyanja. Aho hose hagenda hagira amategeko yaho. N'iwacu mu rugo mu nzu hari amategeko. Iwacu mu nzu hari amategeko yishiraho. Ndabwira abantu ngo buri mugabo wese ufite urugo n'abana n'umuryango aba afite urugo iwe, hari amategeko. Hari ayo yashizeho, hari n'ayishizeho. Nta mugabo udafite aho yicara iwe mu rugo hadahinduka.
hanumwe kereka umugabo wayobye. Buri mugabo afite intebe yiwe mu rugo aho yicara, ndetse n'abana bacu buriya bagabagabana imyanya yo kwicara. Hari amategeko yo ku gitanda cyangwa nkoreshe ku buriri. Nta mugabo cyangwa umugore wiryamira habonye. Buri mugabo afite amabwiriza yaho atarenga. Yakurahiye. Bano bana baransese ko ntibabizi. Ariko muzabaze bari abagabo. Kubesha babama. Hari umugabo wiryamira habonye. Ubaye watunganije igitanda, umusego wawe ushize hariya, agahindura amaguru akayashira, iyo washize umusego wahagera ukaryama. Hano bari kunyongorera batumva, wabona ko uyu muntu rero uriya yasaze. Uriya yasaze rero, cyangwa se hari yasinze, uyu muntu katangwaga yanyoye. Ntabwo wakwiryamira uko ubonye. Ubundi mu muco nyarwanda nta mugabo, nta umva ndabivuze ntaco nzaba, uburinganire ntabwo bwakuyeho ubwuzuzanye. Turuzuzanya, buri wese afite ibyo yuzuza, ariko nta mugabo ukoraga mu nkono ngo yumve ko hari mu munyu. Nta mugabo ukoraga mu nkono. Wabasura gucanira madamu ukumva araje atari ko kangoyemo numve. Iyi ngese mwe mwayibona. Buri wese afite inshingano, buri wese turuzuzanya mu nshingano zacu, buri wese afite nyirantarengwa. Imana niko yemeye ko imiryango izabaho. Amategeko y'ubuhinzi, abahinzi b'ibijumba n'ab'ibirayi bose ni abahinzi, ariko imbuto batera ziratandukanye. Ino aho bahinga ibijumba batera imigozi. Batera ibijumba, batera iki? Batera imigozi. Bahinga amayogi bagatera imigozi. Iwacu mu guhinga ibirayi batera ibirayi. Imbuto y'ibirayi muri iyi minsi ikiro kimwe nasize kiri kugura amafaranga 1,100. Reka mbasetse, uramutse uhuye n'umuhinzi w'ibirayi ari kurira. Twebwe imbuto y'ibirayi yatugoye turguhendwa. Umuhinzi w'ibijumba ati twebwe rero amahirwe na yacu twiterera imigozi. Umuhinzi w'ibirayi ati nyamara nanje nararangaye, ubutaha naje nzahinga imigozi y'ibirayi. Sio? Nimuhinga mwembi, umwagatera imigozi y'ibijumba, dagatera imigozi y'ibirayi, umwe muri mwazamwara. Kandi nawe nubura imigozi ugahura n'uwikoreye ibirayi, ati nje ndabibonye, nje ndatera iki ko nabuze imigozi, uti nanje kaza n'igitebo c'ibijumba. Icyo gitebo c'ibijumba nugitera uzasarura ubusa. Korari nababonye mwambaye imyambarire, mwakurikije amategeko ya korari. Korari zigira amategeko, dore amategeko yatumye mwambara uko nguko. Uko mbareba mwambaye mukurikije amabwiriza. Iyaba uyu mugabo yambaye iyi kanzu agakubitamo ingutiya na karuvati, ubwo se yari kuririmba? Madame, iyo kubitamo iriya pantaro n'iriya shati, burya wari kuririmba se? Ndakurahiye n'umurongo ntiwari kuzamo. Wari kuzira ko wishe amategeko ya korari y'imyambarire gusa. Nibyo?
ubu se umubwiriza wanyu hariya ndikubwiriza nkaba ndibagiwe nuko wenda nkabikora na bwende ngo ndebe uko murifata maze karuvati ngayishyira mu mukandara hano, umukandara nkawufungisha hano, ningera hano muranyemerera guhagarara hano mbwirize. Barareba bati umugwiza agenje ate? Yasaze kuko yashize n'ikabutura hejuru y'iki y'ipantaro. Amategeko atuma ibintu byose bigira agaciro mu mwanya wabyo. Amategeko atuma ibintu bigira umudendezo. None se bite n'amategeko y'Imana? Yohana 14:15. Umusomyi wanje yakenyeye? Yohana 14:15. Nakaye gaciro Imana ihaye amategeko yayo. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ikirango cyerekana yuko tumukunda ni ukwitondera amategeko ye. Imana ihimbazwe. Iki kirerekana yuko amategeko ari ingenzi cyane. Mbega uko dukwiriye kwigengesera mu kwitondera amategeko y'Imana. Mbese ni bangahe bagenewe kwitondera amategeko y'Imana? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2. Yohana yandikiye amatorero, yandikiye itorero urwandiko rwa mbere mu gice cya 2 umurongo wa 3 kugeza wa 6 araduha inama. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Dore ikirango cyerekana ko tuzi Yesu, nuko twitondera amategeko ye. Nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye. Barabivuga ni benshi inshuti yanjye, ariko bafite uko bitwa muri Bibiliya. Uvuga ko amuzi ariko ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, yitwa umunyabinyoma. Ukuri ntikuri muri we. Ukuri ntiguheruka mu bugingo bwe, kuko ikirango cy'umunyakuri na amategeko y'Imana. Hakindi kibyerekana. Kuvuga kumuzi Yesu, mwami wanje Yesu, kigaragura hasi muzabona ibitangaza byinshi ngo katika jina la Yesu, ngo Yesu arampangiye, Yesu arampamagaye. Ntashobora kukubwira ijambo na rimwe, ndakurahiye muzarahire n'abandi bose b'abanyabitangaza, b'abahanuzi bahanura mu izina rya Yesu, ndabarahiye bose n'abakozi ba Shitani. Ikizaba nzangumuti bazazituburana. Ndakubwiza ukuri, hatavuyeho n'umwe, nta n'umwe uravamo, kuko icyerekana ko Imana ikorana nawe nuko witondera amategeko yayo. Ibindi ni amanjwe masa. Asoma numva ntabwo wari wagashoje. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Ndakurahiye urukundo akunda Imana rutunganirijwe muri we. Dore Yakobo icyo yavuze. Kandi uriya Yakobo yari umuvandimwe wa Yesu. Bibiliya yanjye iravuga ngo yari mwene nyina w'umwami Yesu. Yakobo yavuze amagambo akomeye cyane. Mwene nyina wa Yesu yakagombye kutirirwa aritondera amategeko, akagendera ku cyene wawe. Ati mwene mama azanjyana hehe? Mu ijuru. Umuntu wari ufite mwene nyina ari utanga ijuru se kandi yaririgira yatihanyera atayitonde kuko ari mwene nyina? Oya de, uri waduha uburenganzira bwo gutanga ijuru, abisi bose barijamo. Ntawasiga abana be, ntawasiga umugore we na nyina, ntawasiga ba mwana we, ntawasiga umukwe we n'ibisambo byajayo.
ujanye igisambo kimwe cyahamagara ibindi none hari igisambo cyasiga ikindi. Rero nicyo gituma Imana umunzani wayo ni ukwitondera amategeko. Yakobo ntabwo yarebye ku kuri mwene nyina w'umwami Yesu cyangwa ko ari umuvandimwe we. Avuga aya magambo Yakobo 2:10-13 atubwira iki Yakobo? Yakobo 2:10-13 utaragera ku byahishuwe na Yohana ubona Yakobo tararenga Petero. Ngaho umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe. Niwe mu mutega amatwi cyane. Umuntu wese umuki ni umunyadini uvuzwe ni umuki umuntu wese wigenze te witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe. Witondera amategeko yose akagenza agasitara kuri rimwe. Se umuntu urisitayeho n'urikuyeho ni igikorwa kimwe. Bimaze bite? Ndashaka ko mwumva neza. Imunshubije neza se? Umuntu urisitayeho n'uwarikuyeho batandukanye bate? Ariko muragira ngo ikizamini kiba cyoroshe. Ubu mbahaye impapuro mukandika ibisubizo bya wana. Umuntu wese witondera amategeko yose ariko akagenza ate agasitara kurangahe kuri rimwe, amategeko yose arahungabana nta na rimwe risigara. Ariko uyu muntu mwamuteza amatwi muri kumutahura uwo ari we. Umuntu wese witondera amategeko angahe yose ariko agasitara kuri rimwe. Ubwo rero amategeko yose yasambutse yavuyeho. Umwanditsi umwe yaranditse ngo mbese igare rikururwa n'umunyururu ufatanye imashini igakurura iminyururu maze muri uwo munyururu ugakuramo uruheke rumwe, umunyururu uracafite akazi? Munshubije ngo iki? None uyo mwanditsi arandika ngo hariya hari imbwa y'inkazi kandi irarya abagenzi. Muri wa munyururu wayo ni amasheni akurikiranye. Wavanamo, yarabaje ngo wavanamo amasaro angahe kugira ngo imbwa igufate? N'amasaro angahe? Uvanye muri mwe imbwa yabicyoshe. Ibyo abo nabigisha batanze ingero ziri hafi kumvikana. Uvuga ngo uwishe itegeko rimwe bigaragaye ko nta na rimwe ryasigaye. Ni ukuvuga ngo uwitondera amategeko y'Imana yose agasitara kuri rimwe aba yayarimbuye yose. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 7 ababwira interuro nziza cyane kandi zikomeye hariya uhere ku murongo wa 12. Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 7 uhere ku murongo wa 12 amagambo atangaje cyane kandi adukwiriye nje namwe. Noneho amategeko nayera. Urakomeje se? Arahamije Pawulo kubw'ibyo byose. Noneho amategeko nayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera. Buriya n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ariko ku kitegeko rituma abantu baba abanyabyaha ariko ryo rikaba rikiranuka, kukiri nyandikira ko ndi umunyabyaha kandi ryo rikaba ari ryiza rikaba rikiranuka. Ni ryiza rirakiranuka kandi ryampindukiye ikibazo. Pawulo yabivuze neza cyane, so mwumva ko yavuze. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? None se icyo cyiza aricyo kimpindukiye urupfu?
ntibikabeho, ibyo biragatsindwa. ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, Icyaha nicyo kiruhindutse kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu. hariya hariho ibanga ridasanzwe. Hariya mutekereze neza, icyaha kiragatsindwa, cyakoresheje icyiza ngo kinzanire urupfu. Itegeko ni ryiza kandi rirera ndetse rirakiranuka. None si iryo tegeko ryiza niryo ryampindukiye urupfu? Oya, biragatsindwa. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kuko cyakoresheje icyiza ngo kinzanire urupfu. Kuki ikibi gishoboye gukoresha icyiza bigashoboka? Ari icyiza ari ikibi bidushize hagati. Turi hagati y'amategeko n'icyaha. Nyamara icyaha cyo gifite imbaraga kuko cyo kiri mu migenzereze yacu, ariko amategeko ari ku ruhande atwereka imigenzereze yacu ko atari myiza. Icyakora utaramenya amategeko wumva uri umuziranenge. Nabwiye abantu ukuntu data yambwiraga tumva mwana wanjye, ndi kumubwira ibya Yesu atoya, mwana wanjye ndi umukiranutsi nanjye. Ati mu ijuru nzajayo. Mbese kutizeye ati reka da, none ubonaga nibaga? Ntoya ntuwibaga. None se hari ubwo wari wasanga natukiye umuntu ubusa? Wundutse naje ngenza nte ndamutuka, hari uwo natukira ubusa? Data kumva n'umukiranutsi, yirango yatumva dore nanje ndi umukiranutsi. Hari ubwo ndoga? Ntoya. Hari ubwo nazana ibyibano mukabirya? Oya. Hari umuntu wari wabona ntukiye ubusa? Kuko iyo amututse nawe akamutuka ngo akadahinganye n'akandi kabaga gapfuye ubusa. Data akambwira ati rero ndi umukiranutsi mu bandi bose, n'iryo juru ni njyewe uzarigeramo bwa mbere, kuko ntukago wagenje ate uwandutse. Unyanze naje kagenza nde nkamwanga. None umuntu yanyima inzoga ye simwimi yanje? Data kumva ni umuki, kuko itegeko ry'umwuka ntirakagera mu mutima we, naje numvaga ndi intungane. Aniye twajaga kwiba tuti bati ko mwibye, tuti oya ntabwo twibye, ahubwo twavanye ibintu hamwe tubishira handi. Nuko deplasa twariyezaga tutumva nuko deplasa, kubivana aha ukabishira hariya nta kintu, ntabwo uba wibye. Naje kera nari muzima itegeko ritari ryaza, ariko itegeko rije icyaha kirahembuka, mera ko nabanafuye. Soma numve. kugira ngo kigaragare ko ari icyaha, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije, ikibi bitangaje. Somera Matayo 5:17 kugeza 20. Matayo 5 umurongo wa 17 kugeza 20. Ngaho twagiye. Matayo 5:7-20. mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohora. Ahubwo naje kubinonosora ngo bisohore neza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nta n'inyugute nta n'akadomo kazava ku mategeko y'Imana kugeza byose birangiye. Mbese niki gikukingura amarembo y'ijuru? Niki kiduhesha ubugingo buhoraho? Matayo 19:16 kugeza 19. Matayo 19 murongo 16 kugeza 19. Ni hehe amarembo y'ijuru akingukira? Kugira ngo tugere mu ijuru, irembo riri hehe?
nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? urashaka ko nkora iyihe mirimo myiza ngo nzabone ubugingo buhoraho? nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? uranyitira iki mwiza? umwiza ni umwe gusa, ni umwe, ni Imana yonyine. ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. niba ushaka kugera ku bugingo nshuti yanje witondera amategeko. aramubaza ati ni ayahe? bose uvuza ayahe? Yesu aramusubiza ati dore igisubizo ngaya: ntukice, wikwica, ntugasambane, wisambana, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. ngiyi nzira igiye mu ijuru. isomo ryacu risoza Zaburi 119 ni interuro zisoza isomo ryacu ry'uyu munsi. urasoma uhereye ku murongo wa 86. Zaburi 119. mwese abafite Bibiliya, Zaburi 119. muhagere tugendane mudahusha intego. so muhere ku murongo wa 86. akamaro k'amategeko. ibyo wategetse byose ni umurava. ibyo wategetse byose ni umurava. bangesheje ibinyoma ntabara. iranteruro ibyo wategetse byose niki? umurava niki? Kinyarwanda, abanyarwanda, umurava niki? abaririmbyi, umurava niki? umurava niki? umurava niki? tudatinze kuri ya nteruro, umurava uvuga ubuziranenge, ubutungane. ibyo wategetse byose ni umurava. soma numve. ibyo wategetse byose ni umurava. ibyo wategetse byose ni umurava. bangenjesha ibinyoma ntabara. bangenjesha ibinyoma ntabara. banshigaje hato bakandimbura mu isi. bashigaje hato bakandambira mu isi. ariko sinareka amategeko wigishije. unzure nk'uko imbabazi zawe ziri. uri nterure muyumve neza. unzure nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere iby'akanwa kawe kahamije. kugira ngo mbashe kwitondera iby'akanwa k'Imana kahamije. twagiye. uri gusoma se? Uwiteka iteka ryose, Uwiteka iteka ryose, ijambo ryawe rihora rihamye, ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. ijambo ryawe rihora rihamye mu ijuru ndirihinduka. umurava wawe uhoraho ibihe byose. ubutungane bwawe buhoraho ibihe byose. wakomeje isi igumaho. wakomeje isi igumaho iri n'uyu munsi wa none. amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi. amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi. uko byose bigukorera. byose biragukorera. iyaba amategeko yawe atari yo munezero wanjye. iyaba amategeko yawe atari yo munezero wanjye. cya gihe mba nararimbuwe n'umubabaro wanjye. kirya gihe umubabaro wari kumpitana. ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije. kiragatsindwa sinzayibagirwa. kuko ariyo wanzurishije. niyo atuma ngira ubugingo. ndi uwawe nkiza. arega ndi uwawe nkiza. kuko ndondora amategeko wigishije. aradondora ararondora. kuko ndondora amategeko yawe. arasomye ngo ndondo. nukudondora nukurondora. kurondora nukugenza ute? ngwiki? itegeko ku itegeko. tegeko ku itegeko. inyugute ku nyugute. kuko ndondora ndayarondora ndayitondera. itegeko ntaryo nzimuka kuko ndondora amategeko yawe.
abanyabyaha bajya bantegerereza kundimbura, abanyabyaha aho bari hose bantegerereza kundimbura, ariko nzita ku byo wahamije. ariko kimwe nzitaho icyo wahamije. Narebye yuko ibitunganye rwose byose bifite aho bigarukira. Nararebye nsanga ibintu bitunganye byose bifite aho bigarukira, ariko amategeko yawe ni magari cyane. nakurahiye. Amategeko y'Imana iyo ni magari cyane ntagira hagarukira. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, Dore urwego nkundamo amategeko yawe. iyo nibwira umunsi ukira, Icyamba bikambaho. Niyo nibwira umunsi ukira. ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge. Urakomeje se? Harya. Ngaka gaciro k'amategeko. Ibyo wategetse bituma ndusha umwanzi wawe ntakakurusha ubwenge kuko ufite amategeko y'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nasonza ugenza ute? Amategeko yawe atuma ndusha abanzi banje iki? Ubwenge. Uko bihorana nanjye iteka. Ko ibyo nibyo bihorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. Abigisha ntibahuye n'ibibazo se? Baracakwigishije zuko baragushobora. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha bose. Uko ibyo wahamije ari byo nibwira. Kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndajijuka nkarusha abasaza. N'abasaza se? Uvuze ngo iki? Ndajijuka nkarusha abasaza. Ari guceranye nabo. Uzikoraho ndakumvise. Uyu muntu yajijutse arusha abarimu be, yabarushije iki? Ubwenge. Ariko yabikuye mu mategeko. None ahingutse no kuki? No kubasaza. Umva, ndajijuka nkarusha n'iki? N'abasaza. Kubera iki? Kuko njye nitondera amategeko wigishije. Aho ndi mwumva. Wumva? Wagiye. Njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose. Ndarinda ibirenge byanje inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Simva mu mateka yawe. Simva mu mateka yawe. Kuko ari wowe wanyigishije. Ni wowe mwarimu wanjye. Amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye. Nguko uko bingendekera iyo ndiye amagambo yawe. Arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigishije amesha guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Wagiye. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ryawe niryo rinyobora aho nyura hose. Ni umucyo umurikira inzira yanjye. Umutima wanjye uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Nararahiye ndabikomeza. Ubwo rero reka turahire, nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amateka yawe yo gukiranuka. Yuko nzitondera amateka yawe yo gukiranuka. Ndababazwa cyane. Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranye. Unzurishe amasezerano y'ijambo ryawe. Uwiteka ndakwinginze. Reka nkwinginge Imana. Wemera amaturo y'akanwa kanjye. Emera ibimvuga. Ava mu rukundo. Urukundo ngukunda. Kandi ujye unyigisha amateka yawe. Ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka. Ubugingo bwanjye buri mu bibazo iteka. Ariko sinibagirwa amategeko yawe. Ariko amategeko yawe ambora mu mutima. Abanyabyaha bajya bantega ikigoyi. Abanyabyaha banteza imitego. Ariko sinyobe amategeko wigishije. Ariko sinayoba amategeko wanyigishije. Ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka. Ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka. Kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye. Kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye buhagaze gato. Ngira ku murongo w'126. 126. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Igihe cyo gukora k'Uwiteka gikwiriye cyasohoye. Kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Ubwo rero amategeko y'Imana ubwo bayahinduye ubusa, igihe cy'akazi kirabonetse. Komeza. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse. Nkabirutisha izahabu naho yaba izahabu nziza. Naho yaba izahabu ya Ofiri nziza. Ndayikunda kurenza. Akunda amategeko yo kurenza iyo zahabu. Nicyo gituma nibwira yuko amategeko wigishije yose atunganye. Amategeko yawe yose aratunganye. Kandi nanga inzira z'ibinyoma zose. Urakoze Imana iguha umugisha. Tugiye guhaguruka. Twese. Uwumva muri we arashobora guhaguruka nahaguruke.
uri kumva guhaguruka bimworoheye ahaguruke. Dusoreje ahangaha kuri iyi nteruro y'112, kandi aya magambo umusomyi nabo arayitoza, agiye kuyasoma. Turashira ikiganza kitworoheye hejuru kiranga, ubundi tumenyera ikiganza cy'iburyo. Hari uwaba afite ikiganza cy'iburyo kitagororotse, kitamuhesheje umutekano, ikiganza kiraba cyoroshe kuri wowe nicyo urashyira hejuru. Uko twavuze ngo nararahenda bikomeza, kuko zitondera amategeko yawe, niko tumaze gusoma. Tugiye kurahira rero, turarahiza rero amagambo ari ku murongo w'112. Ubwo rero arasoma turasubiramo. Ubwo narangiza kuyasoma turasubiramo, iyi ndahiro irabisohojwe mu mitima yacu, hagati yacu n'Imana. Ubwo rero turiyicarira badusezerera. Ikiganza hejuru rero, wasomye. Kiza umutima wanjye, Kiza umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, kugusohoza amategeko yawe iteka ryose, iteka ryose, kugeza ku mperuka. kugeza ku mperuka. Subiramo. Kiza umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, kugusohoza amategeko yawe iteka ryose, iteka ryose, kugeza ku mperuka. kugeza ku mperuka. Imana ibidushoboze, twahise umukiza wacu. Umukiza wacu dusenge bagihagaze, ariko ubundi nibyo tugihagaze. Reka dushimire Imana. Mwami Imana data wa twese, turagushimye cyane muri uyu mugoroba, utweretse agaciro k'amategeko yawe mu mitima yacu. Aya mategeko ni umuyobozi, niyo adushorera akatugeza mu buntu bwawe. Uturinde guhahuganya no gucukubire nayo, kugira ngo tuzagere iwawe amahoro. Maze ubuntu bwawe wadukoreye, waduhaye i Karuvari, uduhindura ibyaremwe bishya. Turarahiye kandi turabikomeje yuko tuzitondera amategeko yawe iteka ryose, kugeza ku mperuka. Ubidushoboze ubwa Yesu umukiza wacu. Mwicare, ejo ni uburuhukiro. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.